Turabashimiye cyane kuba mwumva ishuri. Michel Rwagasana yavutse mu 1927 ageze 1963 akaba intwari y'Imena. Dore amateka n'ibigwi bye. Yavukiye Gitisi na Nyamagana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo mu 1927. Mu 1956 yashakanye na Suzanne Nzaire babyarana abana batatu. Hagati y'1945 n'1950 yize muri groupe scolaire ya Astrida bitaga Charity, ahakura impamyabumenyi mu by'ubutegetsi aribyo bita Diplôme d'Assistant Administratif. Michel Rwagasana yakoze imirimo inyuranye yose yerekana ko yagirirwaga icyizere kubera ubunyangamugayo n'umwete bye. Yabaye umukozi wa leta mbere i Bujumbura, yabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu kuva yajyaho mu 1954 ndetse yanabaye umunyamabanga wihariye w'umwami Mutara III Rudahigwa. Kubera guharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'u Rwanda no kurwanya amacakubiri, yabaye umunyamabanga wa mbere wa UNAR, ajya mu ntumwa z'u Rwanda zaruhagariraga mu bindi bihugu no muri Loni. Michel Rwagasana yatanze urugero ruhebuje rwo gushyira imbere inyungu z'igihugu aho kwita kuze bwite, kuko aba yaremeye politiki y'irondakoko agahabwa umwanya ukomeye mu Rwanda rwari rutegetswe na mwene se wabo Gerigori Kayibanda na Perezida wa Repubulika. Murakoze kubana natwe, naho ubutaha ku ishuri.